Umukobwa n'umusore bari couple yishimye. Nuko umunsi umwe umusore propose umukobwa arabyemera. Hashize iminsi mike umukobwa yagaruriye wa musore impeta, aramubwira ati ababyeyi banjye babyanze, ntago byashoboka ko njye nawe twaba tugikoranye ubukwe. Nuko umusore n'agahinda kenshi yaramubwiye ngo ese uragendera ku by'ababyeyi bawe cyangwa uragendera ku rukundo njye nawe dufitanye? Umukobwa aramubwira ngo ntago njye natenguha ababyeyi banjye, ariko tuzora turi inshuti njye nawe igihe cyose. Nuko umukobwa yahise yigendera. Hashize iminsi mike umukobwa yakoranye ubukwe n'undi musore. Nuko ku munsi w'ubukwe umusore nawe yazindutse yambara neza, nuko ajya gutaha ubukwe bw'uwari girlfriend we. Ntibyatinze umukobwa n'umugabo we batangiye kubashyingira. Gusa mu kubashyingira umukobwa ijisho ryari ryanze kuva ku wari boyfriend we, arakomeza aramwitegereza cyane. Nuko umugabo we agiye kumwambika impeta, amarira yahise atangira kugwa. Kwihangana biranga, ahita yirukanka cyane agana aho boyfriend we wa mbere yarari. Arangije aramusanga amukurura akaboko, bahita birukanka. Bageze imbere boyfriend we yaramubajije ati ese ibintu uri gukora ni ibiki? Umukobwa yaramusubije ngo umutima wanjye uhorana n'uwawe igihe cyose, nta kintu nazabona nazahereza uriya mugabo, kuko umutima wanjye ni wowe uwufite mu biganza. Umugabo wari ugiye kwambika impeta ibyabaye byaramurenze, arangije agwa igihumure, bahita bamwirukankana bamujyana kwa muganga.